Yes, reka tubasuhuze cyane kandi tubifurize kugira igitondo cyiza cy'umugisha. Wowe udukurikiye kandi ukaba ukomeje kubana natwe hano kuri Shema Dossier na Article. Ni iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza kubana namwe, bikaba iby'agaciro gakomeye cyane no gukomeza kugendana namwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Igitondo cyiza, mwaramutse amahoro. Reka mbaramutse cyane kandi mbifurize kugira igitondo cyiza. Turi tariki 20 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026. Mbahaye ikaze irambuye cyane muri aya makuru iminota mike cyane kabisa. Ngira ngo rero ikiganiro mujye mukireba mukirangize. Hari abantu rero bakomeje kumbwira bati jya tugezaho ibiganiro rwose by'iminota nk'iyi ngiyi, ariko navuze nti reka njye mba breakinga aya makuru, babwire ngo breaking news. Rubaya rero ibaye Rubaya. Ni nyuma yuko twari twababwiye amakuru yuko Madame Thérèse Kayikwamba Wagner yazamuye ikirego kuri Rubaya, agira ati rero Rubaya ni igice kigomba kubahwa na buri wese. Yavuze ko ari igice mu by'ukuri cy'amabuye y'agaciro yitwa Thérèse Kayikwamba Wagner. Yerekanye uburyo ki isi yose ikeneye agace ka Rubaya. Uyu mutegarugori akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko Rubaya mu by'ukuri nibura iproducinga 15% ndetse na 30% by'umusaruro wa Carta ku rwego rw'isi kubikomoka muri aka gace ka Rubaya, ndetse mu by'ukuri agashimangira ko kuba imitwe yitwaje intwaro cyangwa se ingabo z'amahanga zikorera ku butaka bw'igihugu cya Kongo by'umwihariko zikoresha umutungo wa Rubaya ari ikibazo gikomeye cyane. Yashimangiye ko ari ikibazo kirenze imbibi za RDC, ahubwo cyamaze kuba ikibazo mpuzamahanga kandi kikaba ikibazo kireba umuryango mpuzamahanga muri rusange. Minisitiri Kayikwamba yashimangiye ko Rubaya ari hamwe mu hantu hacukurwa korota nyinshi cyane, bityo ko uburyo umutungo ucungwa cyangwa se ugenzurwa ushobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku isi yose muri rusange. Yashimangiye ko kuba Rubaya icyitwa umutungo kamere wayo ukoreshwa n'isi yose muri rusange akangana 15%, amahanga atagomba kurebera. Si byo byari binzanye muri iki gitondo. Narinje kurambura amakuru arimo arava i Rubaya ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa muri Rubaya. Amakuru yacu aravuga iki rero sasa kuri Rubaya? Munyemerere mbabwire ko Rubaya impungenge zikomeje kwiyongera cyane. Harimo kumvikana intambara mu bice byegereye ahantu bita Rubaya, ariko kandi bikaba byakurikiwe n'itangazo ryashyizwe hanze ndetse n'ubuyobozi bw'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Yewega bivuga ko ari itegeko ryari rivuye Kinshasa. Nimvuga ngo impungenge zikomeje kwiyongera, abaturage bavuga ko Rubaya ikomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano. Abatuye mu mujyi bagashimangira ko ubuzima bwabo buri mu kaga. Amakuru araturuka mu itangazo ryashyizwe hanze ava muri teritwari ya Masisi ndetse no mu zindi nzego zigiye zitandukanye. Ubu ni umuburo wamaze gutangwa nyuma y'ijambo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yitwa Madame Thérèse Kayikwamba Wagner. Bivugwa ko kugeza amagingo yangaya hatanzwe ntarengwa, aho ngo umuryango mpuzamahanga nutagira icyo ukora by'umwihariko ku bibazo bikomeje kumvikana muri Burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yewe ngo hari buze kwifashishwa imbaraga zose. Ni muri teritwari ya Masiro, ni agace mu by'ukuri gakomeje kuvugwa ka Rubaya, aho inyeshyamba z'umutwe wa 23 zishinjwa kucukura umutungo kamere w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko hano Rubaya, zikawukoresha mu nyungu zazo bwite n'izite rero mu by'ukuri kugirira umumaro abaturage. Leta ya Kongo yamaze gushimangira ko nibikomeza gutya iraza kwitabara kuri iyi axe ya Rubaya. Ubu tuvugana baravuga ko bari buze kuza kwitabara kuri axe ya Rubaya, bagakora ibishoboka byose uyu mutwe bakawambura agace ka Rubaya. Rubaya ni kamwe mu duce twifashishwa ndetse n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 nk'uko Kinshasa ibashinja. Bivugwa ko umutungo kamere cyangwa se amabuye ahacukurwa
ari amabuye afasha izi nyeshyamba mu bikorwa bya gisirikare ndetse ngo no gukomeza guhungabanya umutekano w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bityo rero bavuga ko bagomba gukora ibishoboka byose bakambura icyitwa izi nyeshyamba ububasha kuri Rubaya. Ubwo ndavuga ku ruhande rwa guverinoma ndetse n'igisirikare. Bavuze ngo niba umuryango mpuzamahanga ukomeje kurebera kuri Rubaya, haraza gukurikiraho kwitabara ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo ndetse n'ingabo zayo FARDC. Bati rwose ntituri buze gukomeza kurebera. Mu by'ukuri aho barimo barasaba rero umuryango mpuzamahanga kurushaho gukurikirana ibirimo birabera muri aka gace no gushyigikira ibikorwa bigamije kurengera abasivili, gufasha abimuwe n'intambara. Kugeza ubu rero guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravuga ko ikomeje gushakira iki kibazo umuti binyuze mu ngamba z'umutekano, inzira za diplomasi, ariko bakongera gushimangira ko mu gihe hatageze igikorwa hari buze kubaho kwitabara ku gace ka Rubaya. Bije nyuma y'igitutu gikomeye cyane uwitwa Thérèse Kayikwamba Wagner akomeje gushyira ku miryango mpuzamahanga, aho uyu mutegarugori avuga ngo kubera iki imiryango mpuzamahanga idashyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Madame Kayikwamba ibyo byose akaba ari byo akomeje kugenda yibaza, akavuga ati kubera iki ubundi imiryango mpuzamahanga idashyira mu bikorwa ibyo yiyemeje, ko tubizi neza ko noneho ibimenyetso bifatika mu bifite, harabura iki? Yongeye guhamagarira iyi miryango kureba ku gace ka Rubaya kuko ni intandaro y'ibibazo bikomeje kumvikana no mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'amakuru atandukanye rero akomeje kugenda atugeraho, aho ureba ko rwose ubu tuvugana ibintu bitoroshye. Rubaya rero yongeye kuba Rubaya kugeza amagingo aya ngaya, irimo iravugwa nk'agace gashobora guteza ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23 hano burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari abatangiye kuvuga bati rero FARDC birashoboka ko yaba igiye kubombarida aka gace ndetse n'izi nyeshyamba z'umutwe wa 23, cyane ko uduce tugakikije two bamazije kuturibera. Abantu bati rero birashoboka ko twakisanga mu ntambara ikomeye cyane. Ubu rero mu by'ukuri guverinoma ya Kongo irasaba ko imiryango mpuzamahanga yakora ibyisabwa aka gace kakabohorwa, kubera ko rero ari agace gafitiye umumaro isi yose muri rusange, aho bashimangira byinshi cyane ku gace ka Rubaya. Agace ka Rubaya rero ni agace gaherereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, gafite icyitwa Koruta n'agakoruta, niyo mpamvu wumva gakomeje kugenda kavugwa. Ni agace kagiye kagarukwaho muri iyi ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni agace karimo kugenda kavugwaho byinshi cyane. Ubu rero Thérèse Kayikwamba nyuma y'uko agize icyo avuga, guverinoma ya Kongo rero irerekana ko kugeza amagingo aya ngaya rwose yifuza kubona Rubaya nk'agace kamazije kugaruka mu biganza byayo. Haciyeho iminsi itari mike cyane rero kumvikanamo imirwano ikomeye cyane, ndetse kandi aho kagiye kagaragaramo urugamba rw'intwara batatu. Kamwe mu duce rero mu by'ukuri navuga ngo karakaze, kamwe mu duce nababwira ngo gafite uburemere bukomeye cyane muri uru rugamba. Kuri buri muntu wese rero ukurikirana ibibazo bibera mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, usibye Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, na buri wese rero arabibona. Ubu rero kongeye kuba ikibazo gikomeye cyane muri Loni, aho Kayikwamba rero arimo arahamagarira iyi miryango gushaka icyo yakora. FARDC irigarura Rubaya, gusa hari abatangiye kubona ko rwose dushobora kwisanga Rubaya aba bagabo bayirashe kugeza amagingo aya ngaya. Ubu rero tuvugana hari abaturage bariyo dukomeza kuvugana n'ubundi bo bashimangira ko imirwano ikomeza kubera mu nkengero za Rubaya,
ariko itari yinjira muri Rubaya katikati kandani, ikomeje kumvikana mu nkengero za Rubaya, ariko Rubaya Mineral Centre ntago bari bahinjira, cyangwa se Mineral Zone ntago bari bahinjira. Ni Wazalendo ikomezanyije n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, ariko urumva ko guverinoma ivuga iti hatagize icyo umuryango mpuzamahanga ukora kuri iyi axe yacu ya Rubaya, mwatwitega kandi mwatubona mu rugamba twaba twateguye kandi twarwana. Ibi byose rero hari abavuga bati ni ikibazo gikomeye cyane, hari abahamagarira mu by'ukuri imiryango mpuzamahanga kugira icyo bikoraho. Ni Rubaya rero yongeye kuvugwaho, ni Rubaya rero irimo iragenda iteza panike kugeza amagingo aya ngaya, aho bishobora kuza guhindura isura, kuko FARDC igendeye ku busabe bwa guverinoma ndetse n'itegeko ryatanzwe na guverinoma kugira ngo iryo tangazo risorwe n'iki gisirikare, nuko navuga ngo bavuze bati nibitaba ngombwa yuko hari icyo muri bukore kuri Rubaya mufite ibibazo. Bati kubera yuko Rubaya ni inkingi ya mwamba muri iyi ntambara ikomeje kugenda rero ibera hano burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, kugeza naho guverinoma ya Kinshasa ivuga iti ko mwabonye ibimenyetso ko ejo bundi ari mwe mwabishyize hanze, habaye iki, byifashe bite, bimeze bite, ko ibimenyetso tubizi ko mwabibonye, ni iki gituma mudakora inshingano zanyu nk'uko mwakabaye muzikora. Ubwo rero abantu mudukurikiye rwose, bitewe n'amagambo akarishye cyangwa se akomeye cyane arimo aratangazwa, mwitegure ko dushobora kwisanga twumvishe iturika ry'ibisasu biremereye kuri Rubaya. Icyo kintu rwose abanteze amatwi mucyumve neza ko ngo isaha ku isaha mwakumva kibayeho. Ni mu burasirazuba rero bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyitwa intambara yo ndetse n'amagambo akarishye bikomeje kugenda byiyongera umunsi ku munsi, isaha ku isaha, dore ko rero bemereye ko tugomba kujya tubibanamo kandi tukabagezaho buri kimwe cyose hano kuri Shema Dosiye Anartike. Ndanashima cyane rero ubwo buri muntu wese uduteze amatwi akaba akomeje kubana natwe mu biganiro byacu ndetse n'amakuru yacu ya buri munsi. Aha rero hari Rubaya, niho twari tuzindukiye tubabwira uko guverinoma ya Kongo n'igisirikare cye batanze rero icyo bita integuza kuri Rubaya. Ubwo rero reka twitegure ikizakurikiraho, natwe turakomeza kubakurikirana amakuru yose tanu kwa tanu. Mugire ibihe byiza banteze amatwi, abakomeje kubana natwe, Imana umugisha komeze kubana mu mirimo itandukanye ngenda mukora muri aya masaha y'igitondo. Rero reka tubifurize kugubwa neza, komeze kugira ibihe byiza, Uwiteka abagirire neza mu bice bitandukanye bereremo. Murakoze cyane, murakarama.